Rwanda, hi Kigali. This is Teacher Moses and I'm back muri expectation versus reality talk. No munsi nkuko muri kubibona tukumwe n'umusani ahanga reka atangire atwibwira. How are you bro? I'm good. Umeze ute? I'm good too. Nkwaye ikaze rero muri expectation versus reality talk. Reality talk. Ndababona nyangunda kukubona. Muri kino kiganiro rero nge namura n'abantu batandukanye bari mu bintu bitandukanye bakora imirimo igitandukanye wowe tugusanze ku ishuri aho wiga muri kaminuza ndakeka watangiye kubwira abadukurikiye wiga muri kaminuza. Niga muri kaminuza bita Institut Catholique de Kabgayi aho tuvuga mu ndimi z'icyongereza ko ari Institut Catholique of Kabgayi. Ikabiherereye agana. Ikabiherereye i Kabgayi mu karere ka Muhanga. Sawa cyane ubundi amazina yawe bundi bakwitana. Amazina yanjye nitwa Sefu Niyitegeka. Bakoze kunyita ku isane mu bita Safe mu bisanzwe Niyitegeka ntabwo rikunze kuvuga cyane bamamagaye mba numva biri ku cyane. Okay. Muri kino kiganiro rero duhera kuri expectations ni ibiki nk'umunyeshuri muri kaminuza wasangiza abantu bakurikiye NTM TV ni ibihe bintu abantu batari hanze bari hanze ya kaminuza batarimo akanya batega muri kaminuza batekereza nk'ukuri ariko bitandukanye bihabanye no kuri ku munyeshuri utaratangira kaminuza. Expectations uko umuntu hanze mbona utariga kwa kundi umuntu bari muri football akabona yabikora ariko mu by'ukuri yashikamo bikanga uburyo abitekereza. So abantu bo hanze y'ishuri rero hano yo kutubona turi kwiga muri kaminuza bumva ari ibintu biri easy. Arakora akavuga ati ngo yagezeyo ni easy bimeze fresh ntago bimeze nka secondaire kubyo baga bikomeye ariko siko bimeze. Icyo ni icyambere. Cya kabiri abantu bari hanze arababona turi abantu bari smart. Kuri appearance ndetse no mu mutwe ariko hari igihe usanga atari ko bimeze kuko burya ubaje imitima yayiringanisha. Ariko uri smart? Smart ndabyemera ariko abaje imitima bayiringanisha arakurebaga akajudginga outfit. Okay, ni iki kintu wasorezaho muri expectation? Third one abantu bo hanze ishuri babona abanyeshuri bakaminuza barakubiswe barakennye bose n'amafaranga bafite kubera kuba bishyura amafaranga y'ishuri ariko siko biri ko twigana hano bamaze kurigwiza. Bishatse kuba kwa kanyenyeri anytime wagakanda. Wenda ngiye naga ariko navuga ko natanga kana ariko ntabwo kansuzugura nakurura. Reka tujye mu gice cya nyuma gisoza ikiganiro cyacu ni realities. Uratanga ukuri kubuzima bw'umunyeshuri muri kaminuza ugitangira amashuri cyangwa se wenda gusoza. Reality umunyeshuri muri kaminuza kwiga kaminuza ntabwo ari easy. Ntabwo ari ikintu cyoroshye cyo kuba umuntu wese yapfa kwisukira bisaba kuba ufite umutima ukomeye. Imijugujugu amajoro amafaranga menshi cyane umuntu aba yaratakaje n'iki byose nige bituma tuba strong. Bura reality nasangiza abantu bo hanze anga ntabwo umuntu yashyize ishuri bamuhembera ko yize amashuri menshi. Bamuhembera umwanya yataye mu ishuri ntabwo ari kubyo yize byose ababizi mu mutwe. Umwanya yataye mu ishuri yiga niwo bamuhembera time yatakaje. Okay, dusoza ni nk'ihe nama ushaka kugira umukobwa uri hanze cyangwa se umuhungu uri hanze anga utaratangira kaminuza ariko ufite igitekerezo cyo kwitangira anytime wamugiriye inama? Exactly ukimara kubaza icyo kibazo mesenekereza ku kintu defense mechanism. Abantu bo hanze ashobora kwanga kwiga ishuri kubera ikijyanye na defense mechanism kavuga ati ntago nariga no nakazi nzabona ariko no kubabwira imyumvire bakayishyira hasi akihangana agafata risk akaza ku ishuri akihangana imijugujugu amajoro n'ibiki byose akaza agafatika yagasoma nk'abandi bana ariko se Okay, amakuru ajya avugwa yuko abanyeshuri muri kaminuza mudatana n'imico mibi yo bimeze bite? Arakari maze imisi mbona ku banyamakuru b'iyi minsi iyo habaye nk'inkuru idashimishije ku muntu wiga muri kaminuza w'umunyeshuri ujya kubona akabona banditse ngo bakongeraho ngo kandi ngo yiga muri kaminuza runaka bakayimentioninga kari akantu ko kongeraho ngo yiga muri kaminuza runaka ntabwo kaba gakenewe cyane. Ubwo niho mbikuriye rero ni ukuvuga ngo nabona abantu nk'abandi ntabwo bari kure y'amakosa amategeko nabarabagunga kuko ntabwo muri kaminuza bivuze ngo umuntu yagiyemo bagiye muri salvation ntabwo ari urusengero ugiyemo ngo urakizwe. Umuntu ashobora kugwa mu ikosa nyine akikosora. Sefu reka tugushimire kuba ubanye natwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Kandi reka tubwire ngo kuhaje amasomo yawe kandi imbere heza. Imbere ni heza cyane. Harahari for me but also for others who are looking for me right now. Thank you Sef. Thank you. Murakoze cyane bakoze ba Teacher Moses TV ni ngombwa ko subscribe muri mutari kugira ngo tukomeze kubana mu bindi biganiro. Ciao hasta la vista.